amata dutembamo nk'amaraso akatujyanamo nk'ijambo ry'Imana. Haleluya. Hari imizikamirwa abakobwa zikabarinda kugumira, hari imizikamirwa abakecuru zikabarinda imiganyari. Sidavuye mu gusengerana, sidavuye kuri minisiteri Karagwe, twandetse aho nanezerewe cyane. Yamukojeho ibiganza amwereka Imana yo mu ijuru, maze Imana iramanuka ikiza indwara yari ikomeye uyu mugabo yari arwaye. Kubyihererana byaranze, maze afata imiryango ye n'inshuti zose haturuka i Kigali aza mu karere ka Burera guha inka y'ishimwe wa wundi wamukojejeho ibiganza. Igice cya mbere cyarabaryoheye rwose kuva i Kigali twerekeza mu karere ka Burera, ndetse mwishimira ibyiza byose mwagiye mubona twagiye duhura nabyo mu nzira. Mwadusabye ko twazabaho igice cya kabiri turi gutanga inka y'ishimwe. Noneho n'ubuki n'uburyohe mbambaroga. Ikiniga cyari cyinshi cyaterwaga n'ibyishimo by'umwihariko ku wakiye inka y'ishimwe Mukamana. Hari icyamamare mu kuvuga amazina yazo, Exos. Uyu nguyu yavugaga amazina y'inka ubushagarira bukazamuka mu mitima y'abari bicaye ahangaha. Mu minota mike itarambiranye, reka twihere ijisho igitaramo. Ikaze, nge nitwa Eric Radu, turi mu karere ka Burera. Nezerewe Imana rero kubw'aba bashyitsi. Amen. Haleluya. Aho bagombaga kutwakirira kugira ngo tubaganirire, dore ngaha turahageze. Batwakiye neza mu buryo utakwiyumvisha. Buri wese bamwereka aho agomba kwicara rwose akaruhuka. Ubwo kandi twicaye twamaze gushira impumu, ibiganiro birarimbanije, hari nako hari bamwe boherejwe mu rwuri kujya kureba inka Mukamana yagabiwe. Muri abo harimo n'ugomba kuzivuga amazina, n'umutahira yamenyekanye ku mazina ya Ufotora Beza Ntiyigora. Dore uko yatangiye. Hari imizikamirwa abakobwa zikabarinda kugumira, hari imizikamirwa abakecuru zikabarinda imiganyari, hari imizikamirwa abasaza zikabarinda gususumira, hari imizikamirwa abasore zikabarinda ubugambo. Dore ko nta mugabo ugira ubugambo kirazira. Kumva ijambo ryahiye we iye, kandi burya ryahiriye barigenda batarigenda bahinzira ibirenge. Bambariye bakwica ngo urugamba niruza ruzamara abashumba. Twigendere twigiriye abakobwa bakubita uduto, tubanyina bagakubita udutwenge, utwo twiza tugakwira utwanze uwangeriwe. Gereka ngizo udatuma rwango buke mu gitondo zikarurinda. Zanumye hamangambure nk'akana k'inka karashonye. Irariza ryanga kurenga nanjye nanga gutaha. Inka z'abahinga zirahinganira mu rwuri. Gereka inka y'umworo n'iy'umworo irahurira ku rwemerero rw'amaguru. Ku biganza bigabiro nagenze mumberekere mbabwire kandi munega amatwi mbabwire. Sinsa nk'abanone baroswe n'indoto nanduro bigirira, bamwe bakuze mu byo gucidika mu ngeso zo gucumura, ahubwo muraza kunkundira mbabwire ikinzanye. Nje kuvuga amazina y'izahawe umubyeyi wanjye, kandi murabizi inanga nta ngoma nta bwami nta gihugu nta baturage. Murumva naho twaba duhagaze nk'abanyarwanda. Nuko basanga basangira ngendo kandi dusangiye isano. Nimuhorana umuhoro n'umuhondo, muhorana amahoro n'amahirwe, kandi muze amata ku ruhimbi. Burya njye nakuze numva ngo umugabo utagira ikivuga arwana icyicaro. Uko umundeba aha nanjye ndi umugabo ku giti cyanjye. Ubwo rero byose niho byaganaga, navutse data ari umutunzi, twanyoye amata dutembamo nk'amaraso akatujyanamo nk'ijambo ry'Imana. Haleluya. None amata mawe ataratemba itoto kubera amata mu Rwanda. Amavuta arisigwa umwera waracitse. Ngiye nka mu Rwanda wongeye kubirya. Umubyeyi wamaye uhagarika Imana ikamu bugingo. Ndagira ngo unyemerere nze ngusanga nivuga kuko urabizi wacu turi bigware.
utagira ngo ni nkamwe avuga ngo ni piripiri n'ipine by'imodoka nimba ari imbwa baramaze ubu ugira iti ngenda umusore asobanutse asabitswe n'umusore w'umuco nyarwanda ngo nimugabo muby'imbendesha byose ntigira wabimaye ngo burya ndi gasongo ni muremure n'akandi jya muri agaturabo nabyo nitewe mugabo utongerwa hundi rero ukagira inka zimwe zitisenze umugina nkundira unyemerere mushimire urukundo ubutwari n'ubwitange ugira wemera kwifatanya natwe muri iki gitaramo iwacu rero Burera izina ni ryo muntu twese turabarinzi y'ibyagezweho tukakwisangamo kubaka u Rwanda rushya urakarama mu nka urambe mu bagabo hano nahabonye undi mubyeyi mwiza utamwa yavuga umwazi mwanda kudagushimira rugira utugira nkundira kugumisha kuri iyi si kuko twakwigiraho byinshi murakoze muri nyakuru bizina ryanjye nirigoye nsigaye nitwa sa nshobora kwibaza ngo sa ni ukuvuga iki ubundi njye naravutse banyita Nsengumukiza ubwo mvukira hafi y'isoko na centre de sante iwacu haka hafi y'urukasumba urumva byose ni sisuso sanse ubwo yinjira amaraso ari mu misokororo burya mu gisirikare ni umusivili singiye kwirarira ariko namwe nawe uzambona muri iyo fosi kandi murabizi ndi mu bantu bavutse bwa mbere ku isi burya Yesu avuga twari turi kumwe mu rwuri abashumba batobora icyaha cyo konesha ariko n'igihe atobora icyo gutukana ubwo rero nimba naho natukanye muraza kumbabarira kandi burya Imana yanyihereye amagambo abantu bagiye kuyanziza iravuga ati jya bavuga ntacyo bazagutwara kuko ejo bundi baba barushywa n'ubusa nkomeje kuyitegereza yambaza ati se ko ibyo wansabye byose nabiguhaye ikindi ushaka ni iki ndabibwira ati Imana nyagasani rugira rugaba iby'ababyeyi urubyaro n'abana bigaba uko ushaka ariko ndagira ngo unyihere ikintu kimwe kitiki ndabibwira ati nyihere kumviriza imitima y'abakundanye irambwira ati mwana wanjye ntuzumvirize y'abaryamye ubwo rero byose niho byaganaga burya umubyeyi wanjye namubonye mbona umutima wari gutimbya nk'ubutaka bwatashyemo ifuku wagira ngo ni amasaha ari gusigara nk'amasegonda uraza kunkundira iryo juru umushimire amagambo nabonye mu mutima we sinavana n'ababyeyi nuko nta kindi yavugaga ati azabakunda paka urutagira umupaka dore ko nta bigiraho impaka muri abantu b'ingenzi muri abantu bagira urukundo ngo azabakunda paka murakoze murakabyara Wow, ufotora beza ntiyigora amaze kuvuga amazina y'izo Mukamana yagabiwe abantu bo mu karere ka Burera bamukunze cyane bitewe n'uko angana ndetse batangajwe n'amagambo avuga mu by'ukuri birashimishije Mukamana nawe agiye gufata umwanya abwire bamwe mu basangwa icyatumye Mugabo Ntwari Fred aturuka i Kigali na bamwe mu nshuti ze ndetse n'abavandimwe bakaza kumushimira uyu mukozi w'Imana nawe kadasanzwe reka tumwumve. ntabwo nabona uko mbivuga ntabwo nabona uko mbirondora uyu munsi nagusanzwe icya mbere gikuru mbanje gushima Imana yashimye ko uyu munsi gubaho shimye Imana yuko abashyitsi baje bakagera inaha amahoro shimye Imana inshuti n'abavandimwe abaturanyi n'abaturutse kure shimye Imana kuko mwaje mwakoze Haleluya. Umurire Yesu umwuka wera ngo sinabona uko mbivuga ngo nta nuko nabona uko mbirondo. Arangije kubira muri Haleluya. Nanjye rero ubu sinabona aho mbera ngo mbona aho ndagize. Nezerewe Imana rero kubw'aba bashyitsi. Amen. Haleluya. Ayi. Mvuga mwisi nagirire he. Haleluya. Amen. Imana yuko umuyobozi w'umurenge n'akagari ndimo n'umudugudu ndimo nawe ari hano nazamuke abasuhuze nanezerewe n'ishimwe cyane nanezerewe muyobozi haguruka tukoma amashyi ibintu si byiza ngo isezerano risohoye rivamo gushima biva kuri minisiteri hehe Karako naho biva n'ahandi nawe nujyamo neza icyo uzi yavuganye nawe
izagisohoza hatabuzeho na kimwe. Ibi Imana yajyaga ibimbwira ngo bango byasahe byashoboka byazira gutya. Haleluya. Irambwira ati nzakujyana mu murwa mu mujyi nzawugutambagiza nzagukoresha iby'ubutwari kandi nzabigaragariza amaso y'abantu. Aba bantu muraba baturutse mu murwa i Kigali. Aba nibo dutegerereje nde Yesu. Yego si byiza sinzi Imana muyikomera amashyi menshi. Impamvu magengo biva kuri Minisiteri Karago iri shingwa ryaturutse mu ruhande rwo gusenga nabyo ko mbivuga. Yego byaturutse mu ruhande rwo kugira rwo gusenga. Haleluya. Umuntu twicaje aha yitwa umusore yitwa Rutarimara. Nahaguruka aho yicaye. Yego duteraniye hano ku ruhande rw'uyu musore Rutarimara. Saka kuvuga ngo byagenze gute. Namubaye hafi ambwira ikibazo afite ndamufasha ngenda nsenga Imana iruruka ikora n'iki n'ibitangaza. N'urwo ruhande niyo nzira. Birangije hari muri umunawe witwa Ntwara amakristo mwihangane ntabwo ndi kuyakurura neza kuko byantanze byanangize. Nawe nahaguruke. Uyu wayaparera arangije aravuga ati kuko watubaye hafi mama Imana ikagukoresha iby'ubutwari Imana ibikora nazagira uwirata ngo ngenda abikora. Arangiza aravuga ati nta kindi gihembo naguhemba rero buriya njyewe na famiye n'umuryango wanjye na papa na data tugiye kugenda twicare tugushakira inka uzanywa amata uzabona ifumbire yo guhingiraho kuko iyo murahinga. Yego rata. Nuko rero biza kugenda gutyo. Icyo ahanini nicyo kitwicaje hehe hano. Sidavuye mu gusenga rata. Sidavuye kuri Minisiteri Karago. Kandi aho nanezerewe cyane. Ababyeyi ba Fred na Rutarimara, inshuti, abavandimwe bose twari twakoranye ndetse twishimiye kuza gushimira Mukamana. Bamwe muri twe twari twitwaje impano zigiye zitandukanye tugomba guha Mukamana kubw'igikorwa cy'ubutwari yakoze. Abandi twasanze ahangaha nabo babonye uburyo Mukamana yakoze bidasanzwe bamuha impano nyinshi zigiye zitandukanye banezezwa n'uyu umumama ukundwa n'Imana. Ubwo kandi twari twamaze kwakirwa neza, twariye twanyoye maze Mukamana ati nimumfashe ducinye akadiho. Nukuri gukorera Imana nta gihombo kibirimo. Wabikubwira neza ni Mukamana, ni inyungu gusa. Nuko kandi natwe twatashye dusubira mu mujyi wa Kigali. Imana ibaha umugisha. Nge nitwa Eric Radu, twari turi i Burera. Ciao ciao.